Hallelujah. 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 Turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turabiyegereje mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro kuduhaye icyumweru cyiza. Imana ishimwe. Hallelujah. Iyi ni icyumweru cyiza kuko turi mu nzu y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Ubu abari rusororo ntabwo iki cyumweru ntabwo cyababereye cyiza, abari mu bitaro ntabwo cyababereye cyiza, ariko twebwe abari mu nzu y'Imana iki cyumweru cyatubereye cyiza. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Dushima Imana cyane yaturinze kuva mu kwa mbere ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12. Imana ibihererwa icyubahiro. Yarinze mwebwe n'imiryango yanyu natwe ubwacu, iraturinda n'imiryango yacu. Imana ishimwe ko tutahindutse umuhigo w'abadayimoni. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Imana ishimwe ko yadushyize mu bwihisho bwayo. Hallelujah. Imana ishimwe ko hari ibyaduhize ariko biduhigira mu bwihisho bw'ishobora byose, birangije biratura aho twagombaga gupfira n'aho twagombaga gukorerwa n'isoni. Ntabwo twigeze tuhapfira cyangwa ngo tuhakorerwe n'isoni kubera yuko Imana yatubambyeho ihema ryayo. Imana nihabwa icyubahiro. Icyakora imipango y'intare twarayumvise ariko ntabwo amenya y'intare yigeze aduhekenya. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Icyakora inkuba zarakubise amatwi yacu arazumva ariko ntacyo zigeze zidutwara. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Erega n'ibikomeye byaraje ariko Imana yacu iri hejuru ya byose. Ibikomeye yagiye ibihindura ibyoroshye. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Erega n'indwara n'intambara n'ibibazo bijya biza ku buzima bw'abizera ariko Imana Jehova. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe ku bwanyu. Hallelujah. Imana ishimwe ku bwacu. Ijambo ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Imana imukiza muri bimwe ibindi ikabyihorera, ahubwo imukiza muri byose. Nimumfashe duhereze Imana icyubahiro. Ababyeyi muvugirize Imana yacu impundu. Hallelujah. Erega ntabwo bisaba ibintu birebire, birasaba guha agaciro detaye yose. Imana ishimwe. Wabyuka warambura amaboko ukumva urarambuye ugahereza Imana icyubahiro. Muzi ko abantu babyuka yagira gutya bikanga, yaryamye amaboko akora ariko yabyuka mu gitondo agasanga amaboko ntakora. Yaryamye ingingo ze zose ari nzima, yabyuka agasanga byose nta na kimwe kikiri kizima. Ariko Imana ishimwe ko twebwe turambura amaboko bikemera. Hallelujah. Ko tugenda bikemera, tukavuga bikemera. Imana ishimwe. Burya byose yariyo. Amen. Bya bindi byose wabonye yariyo, ukuboko kwayo kutagaragara. Hallelujah. Hari ukuboko kutagaragara. Hallelujah. Imana ishimwe. Hallelujah. Kugwa singo zacu abantu batakubona ariko hari ukuboko kutagaragara kuri mu rubyaro rwacu ntabwo bigaragara. Hari ukuboko kutaboneka. Hallelujah. Hallelujah. Hari mu mikorere yacu hari ukuboko kutagaragara. Hallelujah. Hallelujah. Mu miryango yacu Imana ihabwa icyubahiro. Bya bindi wabonye ko hari uko kuboko. Hallelujah. Bya bindi warasa ntibisohoze ni kwa kuboko kwabikumiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Kubera yuko rimwe na rimwe hari abadayimoni badusura mu nzozi
izi nzozi arazigendana amezi 5 adasinzira atanezerwa, ariko icyatumye za nzozi mbi wabonye zidasohora ni kwa kuboko kugose. Haleluya, haleluya. Twinjiye muri sizoni y'amashimwe. Haleluya, haleluya. Twinjiye muri sizoni yo gushima. Mu yandi magambo turi mu bihe byo gushima, ntabwo turi mu bihe byo kwifata no kwigira gute, turi mu bihe by'amashimwe. Ushima Imana mu rwawe ruhande, ariko bya bindi wabonye bitakugezeho kandi wari wabonye ko biri hafi, ni ukuboko kutagaragara kwabanye nawe, kugakumira, kukarinda, kugakora mu ibanga. Imana ishimwe. Muzi ko Imana yacu igikora mu ibanga. Haleluya. Icyakora hari ibyo igikorera mu ibanga nyuma bigaseruka, ariko hari n'ibyo igikorera mu ibanga abantu ntibabimenye gusa bagahera muri qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé muri uriya rugo? Qu'est-ce qui s'est passé muri bariya bana? Qu'est-ce qui s'est passé mu buzima bw'uriya mugore? Qu'est-ce qui s'est passé mu buzima bw'uriya mugabo? Habaye iki mu buzima bw'uriya? Haleluya. Kubera yuko Imana igikorera mu ibanga, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ariko ko gisa kuriya qu'est-ce qui s'est passé? Haleluya. Mu yandi magambo byagenze biti? Haleluya, haleluya, haleluya. Ese ko tubona gisika qu'est-ce qui s'est passé? Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Naje kukubwira ngo ni kwa kuboko, nta nubwo ari byo nje kubwiriza, nta nubwo nanabihagurukanye, ariko biziye ahangaha. Mama Jime, qu'est-ce qui s'est passé? Haleluya. Imana ishimwe. Kwa kuboko kujya gutuma abantu badutekerezaho bakarara badasinzira, twe turi gusinzira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Akababara neza twebwe. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Wari ugiye gukorerwa n'isoni utakorewe n'isoni, Imana ihabwa icyubahiro. Wari icyubahiro cy'urugo rwawe cyari kigiye kurangirira, atari wacyarangiriye ahubwo cyatangiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Ubuzima bwawe bwabarirwaga iminsi atari ko byagenze, n'uyu munsi uracyariho, n'uyu munsi uracyari muzima. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo abanyamahanga bibwiraga kuri wowe atari byo babonye, kubera yuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni, mu cyimbo cy'imyambaro y'ivu, mu cyimbo cy'amarira, haleluya, nzambaye ikamba ryo kunezerwa mu cyimbo cy'ibyo bindi byose. Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya baririmbyi, haleluya, haleluya bacuranzi, haleluya, haleluya basumba, haleluya, haleluya mediyatini, haleluya, haleluya protokolo, haleluya, haleluya badiyakoni, haleluya, haleluya torero ry'Imana, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen, haleluya, amen, haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Amen. Ishimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana irinda, Imana ibeshaho, Imana y'inyangamugayo. Iryo ni ryo zina ryayo, izahora yitwa Imana ku buzima bw'abizera muri ibi bihe ndetse n'iteka ryose. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kadufatanye ijambo. Turi muri season yo gushima. Uko uzajya wumva ushimye Imana, ujye uhaguruka ushime. Ujya wumva wuzuye amashimwe, ujye uhagarara, wapfukama, warambarara, wahaguruka, warira, waseka, icyo uzajya ushaka gukora, kuko aho uvuye ni habi. Amen. Haleluya. Aho uvuye ni he? Amen. Ariko Imana abatari kubyumva nibataha ize guturuna filime yisubiza inyuma. Amen. Yisubiza inyuma ikwereke guhera mu kwa mbere.
ikwereka ubyutse kwibuka uryamye utazi iyo biva n'iyo bijya. Imana ishimwe. Ngiye kuvuga ijambo Imana yakize ku mutima umwanya muto cyane. Yeremiya 32 umurongo wa 26. Kadusome ijambo ry'Imana. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira? Ni iryo ryonyine nimwakira ijambo. Ijambo ryaje kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira? Turi mu bihe byiza, Imana iri kuvugana natwe amagambo akomeye. Haleluya. Kandi ayo magambo ni ay'ukuri. Muri iyi minsi ngira ngo imaze gusigara ari 28 n'uyu nguyu urimo. Haleluya. Ariko buri jambo ryose Imana iri kudutumaho mu kanwa k'abakozi bayo, ibinyujije mu ijambo, ibinyujije mu buhanuzi, ibinyujije mu mayereko atandukanye, ayo magambo yose ni ukuri. Amen. Numva ijambo rinjeho rimbwira ngo amahame azana impinduka. Haleluya. Hari amahame azana impinduka mu buzima bw'umwizera. Imana ishimwe, kuko ibyo tuvuga ni ibyo mu nzu y'Imana. Hari ibintu bine ariko bitewe n'umwanya turavuga bigendanye n'umwanya. Imana ishimwe. Niba hari impinduka wifuza, yaba mu buzima bwawe bw'umwuka, yaba mu buzima bwawe bw'ubuzima n'imibereho, byaba mu mitekerereze no mu myumvire, hari amahame azana impinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Buriya ntukareba udafite amahame, mu yandi magambo udafite umurongo ngenderwaho. Haleluya. Hari amahame y'umuntu ku giti cye, ariko hari n'amahame ashingiye mu ijambo ry'Imana cyangwa mu gitabo cya Bibiliya cyangwa mu buzima bwa gikristo. Niba uri umukristo ushaka impinduka ku buzima bwawe, ndavuga ubuzima bw'umwuka n'ubuzima bwa buri munsi, ngiye kukubwira aya mahame umwuka yankize ku mutima. Imana ishimwe. Ntabwo ari amashyashya. Imana ishimwe. Ntabwo ari ibintu ugiye kumva bwa mbere. Oya, ni amagambo rwose asanzwe, ariko nubwo asanzwe arimo azana impinduka ku buzima bw'abayagendeyemo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu munsi kuri itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12, ihame rya mbere umukristo cyangwa umwizera ashobora kugenderamo byarangiza rikazana impinduka mu nguni zose, ni ihame ryitwa gusenga. Imana ishimwe. Iyo mvuze gusenga, ntabwo mbivuga nko gusenga guhinduka umunyamasengesho uzwi mu itorero nk'uko amatorero agira abinginzi. Amen. Navuga gusenga muri bitatu. Hari ugusenga nk'uko twateranye twaje kugira gute. Hari ugusenga umuntu ashobora gusenga wenyine, nka kwa kundi Salomo yazamutse akajya hehe? I Gibeyoni. Amen. Amasengesho rusange y'amateraniro y'amagurupe, ariko hari n'amasengesho y'umuntu ku giti. Hari n'amasengesho yandi yitwa kwiyiriza iki, nabwo ni uburyo bwo gusenga.
hari ijambo tutaribwirirwe dusoma riri muri Mariko igice cya 9:29. Ni igihe uriya muntu yazaniraga Yesu, uriya muntu wari urwaye igicuri, niko Bibiliya ivuga. Ngo abanje kumuzanira abigishwa be, ngo abigishwa baramunanirwa, dayimoni yigira akagarara. Ngo uwo mugabo aragenda atera intambwe amushyira Yesu, aramubwira ati abigishwa bawe ntago bashoboye gusengera no mudayimo uyu umwana wanjye ngo akire. Ngo Yesu aramusengera birarangira, umwana arakira. Ngo ariko Yesu avuga ijambo rikomeye, arababwira ngo mene uyu mudayimoni ntakurwaho n'ikindi usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. Ukeneye impinduka mu buzima bwawe, amen, senga. Kandi simvuze gusenga ku cyumweru, simvuze gusenga ku wa mbere, simvuze gusenga rimwe mu cyumweru, ahubwo bibe style de vie, bibe bumwe mu buryo ubayeho. Haleluya! Ubeho mu buryo ubayeho, ubeho mu buzima bwo gusenga, kubera yuko ubu buzima bwo gusenga bubitsemo ubutunzi tudashobora guhabwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ubu buryo bwose, bwaba ubwo guterana, bwaba ubwo kwiyiriza, bwaba ubw'umuntu ku giti cye, bwitwa gusenga. Gusenga bibitsemo umurage so wanyu, nyoko wanyu na nyogosenge, umurage badashobora kuguha ubitse mu gusenga. Haleluya! Ikintu cyose kidashoboka mu isi y'ibigaragara, mu isi y'amasengesho kirashoboka. Haleluya! Ibibazo byose byananiranye, ibisubizo byabyo bibitse mu gusenga. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Bene data, nshuti z'umusaraba, niba ukeneye impinduka mu muryango wawe no mu muryango w'igihugu cyawe, kuko ubundi umukristo afite inshingano zikomeye. Nuko kuri iki gihe nyine byivanze, umuntu ahera ku wa mbere asengera urugo rwe. Mana, urugo rwanjye uruha umugisha, Mana abana banjye bagirire neza, ni byiza, ariko ufite inshingano zo gusengera abaturanyi. Amen, haleluya! Uriya muturanyi nawe ufite inshingano zo kumusengera. Abakristo bose ba Roboti, nubwo utari umunyamasengesho, ni inshingano zawe zo kubasengera. Igihugu cyawe ni inshingano zawe zo kugisengera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Abakomeye bo mu isi bataramburira amaboko, bidashobora gukunda ngo babigure amadolari n'amayero n'amapawundi n'amafaranga menshi cyane. Hari ibyo abanyamategeko, hari ibyo abizi by'imitekerereze, hari ibyo abizi bigendanye n'imibare n'imitungo badashobora. Haleluya! Ariko mwene data, nshuti y'umusaraba, rimwe ihagaze yonyine iba rimwe. Haleluya! Ariko rimwe ubyumve mu mwuka, rimwe nk'umuntu nuko bidashoboka, ukabona kuri mama yawe umuntu akoherereje rimwe. Kera ryabaga ifaranga rimwe, uribonye nk'umuntu yarikoreje bikunze wavuga ko yanasaze. Ariko rimwe iyo igiyeho akadomo hakajyaho 0 imwe, hakajyaho indi 0,
hakajyaho indi zeru. Uko amazeru yiyongera niko ibitwenge byiyongera, kandi ni zeru. Zeru ni iki? Mu busanzwe zeru ni iki? Rimwe iri yonyine ni ubusa. Iyo ushyizeho zeru 9, uyibonye kuri mama ngo turi mu iterano ukabona rimwe ikurikiwe n'amazeru 9, twayoberwa umwuka ugufasha uwo ari we, kandi ni amazeru 9. Haleluya! Zeru idafite agaciro, ariko iyi zeru ijya igira agaciro. Haleluya! Haleluya! Ndabigereranya n'umukristo uhagaze nta gaciro afite, ariko iyo ku buzima bwe hariho imbaraga z'isengesho. Haleluya! Mu muryango agira agaciro, baterwa n'ikibazo bakamubwira ngo senga. Umugabo utemera Imana yawe, iyo ahabwa miliyoni 3 aguhita icyo kugakanyarira cyangwa ngo umushoferi akakubwira ngo agakanyarira, umuhamagarire iyo Mana yawe. Uko niko n'umuntu usenga. Haleluya! Nubwo agaragara nkaho ari zeru, ariko kuko isengesho rifite imbaraga zo guhindura ibyanze guhinduka, kubera yuko isengesho rifite ubutware bwo kuburizamo imigambi iyo ari yo yose. Umuntu usenga cyangwa umuntu wamenyera ibanga ryo gusenga, haleluya, ageza n'impinduka mu rugo rwe, ageza n'impinduka mu muryango mugari, ageza n'impinduka mu baturanyi, ageza n'impinduka mu gihugu, ageza n'impinduka ku isi hose. Ntabwo mubyumva. Haleluya! Ariko wenda birashoboka ko mutabubayemo buno buzima mugiye gukora ubushakashatsi bwanyu. Amen. Haleluya! Niba ushaka impinduka, amen, iga gusenga, ubaho mu buzima bwo gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibyo isi izaburira igisubizo, ariko bibitse mu masengesho. Igihe cyose utazabaho mu buzima bw'amasengesho ntabwo uzabihishurirwa. Ubaze ikindi kibazo. Haleluya! Umutima wawe wuzuye amahoro, amen. Nk'ubu umutima ukaba wuzuye amahoro, yuzuye 100%. Nshobora kubona mwene data, reka ntange urugero kuri uyu mwana w'inshuti yanjye. Nshobora gufata ku mahoro mfite 100%, nkamuha 30%. Haleluya! Birashoboka, wowe wabishobora ibi byose. Amen. Nababwiye ngo mu masengesho cyangwa muri iri hame ryo gusenga ribitsemo ubutunzi buhishwa abantu batazi, ariko abajya babwakira ni abantu babigezemo. Imana ishimwe. Ntabwo nshobora, niyo yaba yansagutse mfite 120%, nta muntu naho na pourcentage 5 ku mahoro y'umutima ari muri njyewe. Amen. Cyakora namuha 5, 10 nabimuha, namuha rwose icyo nshoboye. Imana ingiri ubuntu, ariko hari ibintu isi itaduha. Amen. Hari ibintu umugabo ugukunda ataguha, hari ibintu umugore ugukunda ataguha, hari ibintu abana bawe bagukunda badashobora kuguha. Amen. Ariko ibyo bintu utahabwa n'isi nta handi bibitse aha. Haleluya! Ibintu isi itaguha ni ukuri pe. Wafata indege ukajya kuri Miami Beach, umva, ukajya ku kayaga rwose, ariko amarira wahajyanye uzayagarukana mu Rwanda watanze n'itike yawe. Ariko aha hantu hari amahoro atemba nk'uruzi. Aha hantu hari umunezero udatangwa n'ibintu. Umuntu usenga ikizamukwereka ahorana amahoro. Ikizakwereka umuntu usenga by'ukuri ahorana umunezero. Ntabwo uzabona umuntu uba ku gicaniro uhorana iminkanyari, uhorana uburakari, uhorana umujinya. Haleluya! Nubona umuntu uhora mu rusengero ahorana umujinya, uzamwegera umubaze impamvu z'umujinya ahorana, kuko ahangaha hari ubuturo bw'amahoro. Buri wese araza agafata ayo ashaka. Imana ihabwa icyubahiro.
ubwo nabwirishe ijambo rivuga imbaraga z'ijambo ry'Imana narababwiye ngo uko ijambo ry'Imana ringana muri wowe niko kwizera kwawe kuzangana no kwihangana kwawe kuzangana. Kuri iyi ngingo uko amasengesho yawe angana niko n'amahoro umutima wawe utunze angana. Uko amasengesho yawe angana niko n'umunezero wawe ungana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ihame ryo gusenga niryo rizatuma umuseke gutambikira. Ihame ryo gusenga niryo rizatuma ibyananiranye ahantu hose. Muzi ko Yohana atajya gusenga, aya masengesho Yohana yasenze kuri iyi nshuro yatabariwemo ni amasengesho ye bwite, kuko icyo gihe Elukana na Penina ntago bari bajyanye. Amen. Yohana adahitamo kujya gusenga wenyine. Uzi ko Hana atari kuzabyara? Amen. Hana ntiyari kuzagira gute? Ntago Hana yari kuzabyara, ariko aravuga ngo birakwiye ko njya kwingingira Imana ishiro ikagira icyo nkorera. Aha hantu hari ibigega by'ubutunzi bw'amahoro, hari ibigega by'umugisha utongerwaho umubabaro, hari ibigega by'umunezero, hari ibigega by'ubuzima butarimo impagarara n'amatiku n'amahane. Haleluya. Nubona umukristo warana umujinya bisubiremo, uzamenye ko amasengesho yari amatakirangoyi. Ariko umukristo uba mu masengesho ntagaruka ibibazo bidahari. Kugira amahoro si ugutura kure y'ibibazo, ahubwo ni ukuba mu bibazo ariko ibyo bibazo ukabibanamo isengesho. Numvira ijambo rinjemo amahame azana impinduka. Icyambere ni ugusenga. Haleluya. Mene uwo mudayimoni ntakurwaho n'ikindi, gusenga no kwiyiriza ubusa. Genda ubigerageze umare iminsi 2 mu gitondo. Simvuze ngo uve mu kazi. Amen. Sinakubwiye ngo ujye kanyarira mu gitondo ujye kizabonwa uzajya samatare ku wundi munsi. Oya, ndavuga gusenga nk'ubuzima ubayemo buri munsi, nk'uko uzi kunywa amazi no gusenga nyine bigahinduka ubuzima. Kandi si uguhora udonderekanya amagambo, ahubwo ni uguhora umutima wawe uri connecte ku Mana. Haleluya. Uko ubyutse ukumva umutima wawe ufitanye ubusabane n'Imana, aho ugiye ukumva ubusabane bwawe n'Imana burahari. Muri make ntumere nka cya gihe Imana yagiye gushaka Adamu na Eva ikababura. Haleluya. Muzwari igihe Imana idushaka kandi duhari katubura, kubera ko imitima yacu irimo ibintu byinshi. Ariko hari igihe turi mu bihe by'amasengesho wumva Imana muri geste zose ntoya, n'umuyaga iyo uhushye urumva mu icyubahiro cy'Imana. Muri iri teraniro niba ushaka impinduka, niba ufite ibintu byananiranye ku buzima bwawe, igisubizo cyabonetse: amasengesho. Haleluya. Kandi atari bya biri dusengera mu bujiji bwo mu mwuka. Uretse akazi ugiye gusenga, ntabwo abantu bose bahamagariwe kuba banaziri. Oya, umenya urugo, umenya abana, umenya inshingano zawe. Mugabo umenya inshingano zawe, ukorera urugo, twese dukorera ingo, twite ku ngo, twite ku bacu, ariko dusenga. Kandi birashoboka ko ibyo byose ubikora byose bikagenda neza. Ubuzima bwuzuye bubitse mu masengesho, amahoro yuzuye abitse mu masengesho. Bene da, mu byizere n'ahandi abantu bajya bananiwe kwakira ibintu, iyo hataba amasengesho nawe uburiyo. Amen. Kuko ibyajyanyeyo babandi wowe ufite ibikubye 10, ariko igituma utariyo, igituma udafata imiti yo kugira ngo ugire ibitotsi, nuko Imana yaguhaye amahoro yo mu mutima. Uzemere kuba watakaza ibintu byose, ariko umunsi umwe watakaje amahoro uzumva isi kwibirinduriyeho. Babandi biyahura nta kindi baba bazize, umutima ubatakaje amahoro ku rwego rwa nyuma, akabona igisubizo ari kwiyambura ubuzima. Ariko muri iri teraniro ntago tuziyambura ubuzima. Haleluya. Ntago tuzajya gufata, nababwe ngo n'umupsikologe yakuganiriza ariko ntibigire icyo bitanga. Amen. Ariko hari igisubizo kirambye dukeneye, ni amasengesho. Haleluya. Ibyananiranye byose
bisobanukira mu masengesho. Iyo tubivuga abantu bagira ngo turi gushakira Imana abafana mu kugira ngo insengero zigira abantu. Ntabwo ikibazo ari abantu benshi mu nsengero. Haleluya. Kuko hari benshi bari mu nsengero badafite amahoro kubera yuko batamenye ibanga. Ni mu nsengere, ni mu nsengere, ni mu nsengere, ariko nawe akanwa kawe kahamagara Imana kandi igakora. Amen. Haleluya. Erega si ikibazo cy'amagambo menshi no kumenya kuyatondekanya kwa kundi mama Yeriva yatondekanya, ahubwo ikibazo ni ukuba ufitanye ubusabane n'Imana. Niyo wajya imbere ko ngo Mana ndarushye, urusenze, Mana ndarwaye, ntusenze, Imana ishi. Icya kabiri, ihame rya kabiri, hari indirimbo tutaririmbye kubera nta mwanya dufite, sinibuka ari kangahe, mirongo mu gihe cyo gusenga 62 mu ndirimbo z'agakiza. Hari igitero bavuga ngo umutima uzatuza n'umucuza mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Nako ngako ndakagutuye, ugenda ubigerageze, umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi. Haleluya. Ihame rya kabiri ni ihame ryitwa kwizera. Natangiye mbabwira ko ari ibintu dusanzwe tuzi. Amen. Twasomye ijambo riri muri Yeremiya igice cya 32:26. Ni ijambo rivuga ngo ndi Uwiteka Imana y'ifite imibiri byose, mbese hari ikinanira? Ibitangaza by'Imana byose, haleluya, bibitse muri iri hame ryo kwizera. Imana ishimwe. Muri ibi binyejana turimo, aho abantu bafite ubwenge bwinshi, ibintu byose bashaka nyine fact zibisobanura. Icyo uvuze kigomba kugendana nyine n'ibintu bisobanutse ku buryo umunyabwenge ahita byumva. Ariko mu kwizera nta bwenge bwinshi burimo. Haleluya. Kuko Imana yacu, amen, irenze kure ubwenge bwacu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe dushatse kwakirira ibitangaza byayo mu bimenyetso by'ibigaragara, tujya tubishaka tukabibura. Ariko iyo dushatse kwakirira ibitangaza byacu mu ihame ryo kwizera, tujya tubyakira. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana yacu ishobora byose cyangwa ntishobora byose? Niba ishobora byose se, iyo ikubwiye ngo mwana wanjye nguhaye inzu, kuki uvuga ngo ntibishoboka? Iyo ikubwiye ngo iguhaye abana ngo kuko umaze imyaka 10, kuki uvuga ngo ntibishoboka? Ijambo ry'Imana riri mu mubwiriza riravuga ngo nkuko utazi uko umwana kurira mu nda y'umubyeyi, ngo niko utazi imirimo Imana ikora byose. Reka nze mbabwire bene da, ushatse kurebera ibitangaza by'Imana kuri konte yawe, ugashaka kurebera ibitangaza by'Imana mu mateka y'umuryango wawe, ugashaka kurebera ibitangaza by'Imana ku bigaragara, nta gitangaza cy'Imana wazigera wakira. Ariko niba ushaka kwakira ibitangaza by'Imana, izere yuko ari Imana ifite imibiri byose. Izere ko nta kintu na kimwe Imana cyayinanira, kandi ibyo twizera ni ukuri. Haleluya. Ibyo twizera, ibyo tuvuga yuko Imana ishoboye, ntago nababwiye ngo ntago turi kwishakira abafana n'abakiriya, kuko iyi Imana nitabidukorera n'uyu munsi turacyavuga ibitangaza byo ku nyanja itukura. Haleluya. N'uyu munsi turacyavuga ibitangaza bya Sara. Ni ibyawe rwose, kuko nta naho byanditswe, ariko mu mutima wawe birimo. Nta bintu wigeze kubona ko bitari gushoboka, ariko warangiza ukabyizera kuko Imana yari yabikubwiye. Wamara kubyizera ukabibona, uyu munsi ntabwo uvuga ko iri hame ryitwa kwizera ritazana impinduka.
abantu bavuga ko kwizera iri hame ryo kwizera rishobora kuzana impinduka ku buzima bw'abizera nibandamburira ikiganza gutyo abandi ubwo bazabisobanukirwa. Ikigaragara muri iri teraniro, haleluya, cyangwa ntimwumvishe icyo navuze, kansubiremo. Ndavuze ngo abantu bahamya ko kwizera gushobora kuzana impinduka ku buzima bwabo, haleluya, bitewe n'ibyo bigeze kwizera Imana ikabikora, niko navuze, batabonaga inzira zabyo ariko Imana ikabikora kuko babyizeye yari yabivuze. Niba navuze ngo barambure ibiganza, haleluya. Nanjye muri abo ngabo ndimo, bahamya ko kwizera kurema, bahamya ko kwizera kugira fondasiyo, kukazamura amatafari, kugasakara, kugakinga, kugashyiramo purata, kugashyiramo amakaro, kugakora ibintu byose, kukubaka ibipangu, bigakora na finisaje. Ndahamya ko kwizera kujya kubikora kuko amafaranga yo, haleluya, harero atagera, ariko kwizera kukahagera, haleluya. Iri hame urigire ku buzima bwawe. Imyaka 48 ntibishoboka, nta na kimwe Imana idashobora. N'imyaka 70 Imana yagukorera ubukwe, haleluya. N'imyaka 58 watwita ukabyara, Imana yabishatse. Imana yabishatse ku cyumweru ku itariki 4 z'ukwa 12, ku itariki ya 6 wajya kugura ikibanza ukacyishyura, ukarara ufite ibintu byanditse mu mazina yawe. Imana yabishatse mu kuri Noheli wataha inzu yawe utazi uko yubatswe, kubera yuko Imana yavuze ngo ndagutuje ukabyizera. Imana igakoresha bitazi, bakavuga ngo surprise ni kuri Noheli. Waba ubiheshejwe nuko kuri konti yawe hari amafaranga. Reka nze mbabwire, niba abaganga baravuze ko, haleluya, hari bituzuye mu mubiri wawe, iyakuremye ikakurema, haleluya, ikakurema wowe ubwawe, yananirwa guhindura ibyo itatunganyije mu mubiri wawe cyangwa byishe n'abadayimoni. Ariko muri iyi minsi dukeneye kwizera kugira ngo ibitangaza by'Imana biri aha hantu tubyakire, haleluya. Abantu bazi ko Imana ikiza gripe idashobora gukiza kanseri, abantu bazi ko Imana yaha umuntu urubyaro w'imyaka 28 aba 45 ntibishoboka, ariko Imana yahaye Sara urubyaro, iyambukije Abisirayeli inyanja itukura, iyahiritse Yeriko mu mbaraga zayo, nta bitiyo, nta mapiki, Imana ubwayo irabyikora. N'uyu munsi iri hame ryo kwizera rigiye kukuremera ibitangaza, ibyo udatekereza n'ibyo abantu batagutekerezaho, n'ibyo isi itagutegerejemo, ugiye kubiheshwa no kwizera. Icyanyuma, ihame ryitwa gukiranuka. Nafunze na Bibiliya rwose n'ibitabo kuko umwanya wagiye. Imana ishimwe. Kandi uko Imana idushoboje tugerageza kugendera kuri gahunda, kuko si byiza kubangamira gahunda zindi. Iri hame rya gatatu ni ihame ryo gukiranuka. Muri ibi bihe rero, iyo uvuze gukiranuka, kuko turi mu bihe bigoye, byadusohoreyeho. Byandi Pawulo yabindikiye Timoteyo, byadusohoreyeho. Iri jambo iyo umuntu arivuze gukiranuka mu mitima y'abantu benshi, bahita bavuga ngo gukiranuka se birashoboka? Ibyo byari ibya kera, izo nyigisho rwose zirashaje. Ariko umuntu wa kera se si uriho ubu ngubu? nta nyigisho za kera n'inyigisho z'ubu. Amaguru samwe, amatwi samwe, amaso samwe, umutima sumwe. Abakera batandukaniye nabo ko bakiranutse se ngo isi ritayamera gutya, nabo bari bafite ibindi. Gukiranuka ubundi, gukiranuka, ijambo ryitwa gukiranuka ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye, ntabwo ari icyemezo cy'imyaka, ntabwo ari icyemezo cy'imibereho, ni wowe ubwawe wiyemeza. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki kinyejana turimo rero, ngo turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'ubuntu, ni ukuri. Ariko nubwo turi mu gihe cy'imbabazi, imbabazi ntizikuraho gukiranuka. Haleluya. Kandi uku gukiranuka ntabwo kuzanwa n'amategeko, kuzanwa n'ikintu kimwe, kwizera.
haleluya. Ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe niho zimwe mu nzandiko zandikiwe ari amatorero. Hari itorero ryabwiwe ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Ubu muri iri teraniro n'ahandi hari umuntu uzi ko azatangira gukiranuka ubu ngubu muri iyi myaka. Ntago gukiranuka bishoboye, ariko nimara kugira urugo zakiranuka pe. Undi nawe ubu simbishoboye gukiranuka kuko ngikora akazi ko mu rugo, ariko no mu rugo rwanje nukuri nzakiranuka. Gukiranukira kuri uyu mukozi ntibishoboka. Ntago wakiranukira kuri uyu mukozi. Abakozi b'iki kinyejana wabakiranukamo? Wabakiranukamo. None se gukiranuka ni iki? Nukubaho ibyaha bikorerwa ariko ntubikore. Ntago gukiranuka ari ukutabaho ibyaha bikorerwa. Haleluya. Ahubwo gukiranuka nukubaho ibyaha bikorerwa ariko wowe ntubikore. Ni izihe mbaraga zaguha kubaho ibyaha bikorerwa ariko wowe ntubikore? Haleluya. Ni icyemezo cyawe ku giti cyawe. Amen. Abamama bangana gutya ntago bishoboka, birashoboka. Urubyiruko ntibishoboka, birashoboka. Yosefu yari umusaza. Yosefu ari kwa Potifari yari umusaza. Ijambo niba ko yari umusore w'umugenda. None se yafashe gukiranuka, amasezerano, ibyaha, icyubahiro abigereranyije, abona ntaho bihuriye. Amen. Subiramo. Muri kinyejana wa mugani sinzi uvuga ati nongeze volume, birasaba gusubiramo cyane. Yafashe gukiranuka, afata icyubahiro, afata amasezerano, afata n'ibyaha, abona gukiranuka ariko kuyoboye. Haleluya. Ubutunzi burahari, promosiyo zirahari, n'ibindi byose twabona mu nzira za bugufi birahari, ariko iruhande rwabyo harimo gukiranuka cyangwa kurimbuka. Ni wowe ugomba guhitamo. Urahitamo iki? Haleluya. Daniel nawe yanze kurya inyama, yanga kunywa vino, ahitamo gukiranuka arya n'ibishyimbo, kandi icyubahiro cyaje ku buzima bwe kuko icyo Imana yavuze yarakivuze, kuko icyo Imana yagambiriye nta kintu na kimwe cyakiburizamo. Mwene data, iga kubaho mu buzima bwo gukiranuka, kandi ntugapimire gukiranuka kwawe ku kwa mama Yerive. Haleluya. Ubu hano hari abantu b'abakiranutsi kubera yuko iyo arebye abo baririmbana muri korari ibyo bakora, we kandi ntabikora, yabyigereranyaho akabona ari marayika murinzi. Ariko wigereranya gukiranuka kwawe kuri mama Yerive, gukiranuka kwawe ikigereranya nyakuri kwacyo ni Kristo. Haleluya. Wifata umuntu ngo umugire icyitegererezo cyawe mu gukiranuka, uzamwigireho, ariko icyitegererezo cyo gukiranuka cyuzuye ni Kristo. Haleluya. Kuko nunyigereranyaho mu gukiranuka uzabona rwose wowe uri umuntu w'igitangaza, ariko wigereranya gukiranuka kwawe kuri nje, ahubwo gereranya gukiranuka kwawe nuko Imana ivuga. Haleluya. Hari ibintu abantu basigirije muri ibi bihe ngo ubusenga ko ntasinda, reka njya ninywera gake n'akana karazinywa kandi agasinda, ngo rero kuko kana kanywa nyinshi wowe ukabona karahure ngo umurusha gukiranuka. Yanditse mu gitabo cy'Abagalatiya 2:20 aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, ariko si njyewe uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Aya mahame uko ari atatu, gusenga, kwizera no gukiranuka, n'ayandi Imana izadushoboza. Nuyubakiraho uzazana impinduka aho uri n'aho uzajya, n'abantu tuzajya tukuvuga ngo kanaka yarizeye Imana imukorera ibitangaza, yagerageje gukiranuka, arangije Imana iramugororera akiri muri iyi si ndetse abikiwe n'ubugingo buhoraho. Mwene data, Imana yacu ni Imana y'ibifite imibiri byose. Haleluya. Imana yacu itegeka amahanga, isi yose ari munsi y'imbaraga z'Imana ishobora byose. Ibyananiranye n'ibidashoboka, ibitariho n'ibitagaragara, ibyo abantu bavuga ngo ntibishoboka, mu isi y'umwuka
bijya bizana impinduka iyo umuntu afite kwizera akagira gukiranuka akabaho no mu buzima bwo gusenga. Niba ugize icyifuzo ko Imana yongera ikakongerera ibihe byo gusenga, uce bugufi mu mutima wawe wicaye, dusaba Imana kugira ngo yongere icana igicaniro cy'amasengesho muri twe kugira ngo twibereho mu buzima bwuzuye amahoro. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turagushimye Data mwiza, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana, tukaba ubwoko bwawe waturemeye kugira ngo dukore imirimo myiza, kugira ngo wiyerekane nk'Imana y'inyembaraga, kugira ngo ibihamya n'ibimenyetso byawe bigaragaze ko uriho. Natwe rero turi abantu kugira ngo ibimenyetso byawe n'ibitangaza byawe ukorera kuri twebwe byereke amahanga, byereke abatugose, byereke abashidikanya ku mbaraga zawe, abahakana kuriho, abahakana kukora. Reka ibimenyetso byawe n'ibitangaza byawe kuko uri Imana ifite imibiri byose bimenyekane kuri Imana. Uwiteka, hari ibyo twaboneye mu masengesho isi itari kuduha, hari ibyo twaheshejwe no kwizera. Ibyo ngibyo isi ntibitanga, nta byari biriho ariko warabiremye kubwo kwizera. Hari ibyo abizera Mwami Imana yacu bagezeho, hari ibyo banesheje kuko bahawe gukiranuka. Uwiteka, turasenze muri iyi si ya none y'ubugoryi, utwuzuze kwizera, utwuzuze gusenga dufite intego, utwuzuze gukiranukira muri iyi si mbi, kugira ngo ubwami bwawe tukiri muri iyi si bimenyekane kuri Imana iriho, kandi na nyuma y'ubu buzima bizamenyekane kuri Imana ishobora byose. Sabiya rero kugira ngo umuriro wo ku gicaniro, amasengesho y'abera yongere azamuke, akubera umubavu guhumurira neza, kandi kwizera kwacu kuduhesha kwakira ibimenyetso n'ibitangaza byawe. Gukiranuka kwawe muri twebwe bigaragaze ko wera kandi bigaragaze ko uriho, maze izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ducishijwe bugufi, twebwe ntitwasobanura ijambo ryawe nk'uko riri, ariko Mwuka Wera ahishurire buri wese impamvu z'iri jambo, kandi buri wese Mwami wanjye umuyobore mu nzira ikwiriye, nuko wifuza kugendana nawe no kubana nawe muri ubu buzima. Uko niko dusabye kandi ducishijwe bugufi, kuko turi abagaragu b'imburamumaro. Ukwiriye icyubahiro ni wowe, ukwiriye guhimbazwa ni wowe, muri byose uhimbazwe kandi ushyirwe hejuru none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.